Ivyo ko nubwo na sister wanjye mukangeza navuga ngo yampomoza wabomoza musaza we koko ibiryo biraharisha ndetse ibi bintu wabivangira mu nda bikagenda gute ngihore yose se ntibirya mu nda maze ngo YouTube channel mutazagenda mudusebya Nzovu uri umuntu ngo Bay TV ntigabura oya Nzovu uri umuntu kambara umbwira uvanze ibi bintu mu nda ikintu cyava oya kireka nimbugira irya kimwe naryamana na mushiki wanjye umwe akarya amacuramye kubera iki nta muntu usenga ari kurya arabanza akamira n'abashyitsi bajye baza mu rugo barugenderamo bakabure icyo bareba nanjye ndugezemo ndimo kurya umugati nguyu ndimo kuwutamira hari ibigori tuba tunabatekera agafi inyama rwose ariko nanone simbabwiye ngo muze muza kuko mwumva ko dufite ibyo kurya mujye muza hari impamvu mwatugendere ibyo mbigusabye kugaza kwese umwami wacu amen. twongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikira Obey TV Nzovu twongeye twagarukanye ubushize twarabatekeye abantu baravuga ngo yarafite amatsiko yo ukuntu birayo biryo ngo bibuze okay ukuntu irango ko ngiri buze kubimeze ariko cyababwira ukuntu iyo kije yari iryoshye barabyanditse se n'intuzo iba byahise buri comment arimo n'uwo ngo twazanye nawe ngo ntabwo ratanye nanditse babonye irango ukuntu natetse ukuntu ari meze bakajya bamira amagote ahubwo bagize ngo kamera maki amanza ukuntu ubone nko umuntu arimo kurya ugatangira ukamira amacandwe nta kirimo kurya babyita ibiki mu Kinyarwanda ari ukumira nimba ari amagote sinzi ukuntu babivuga ya no namerwe no kugira amerwe sinzi nkaho ngaho amerwe mu isaho isaho ni iki isaho Nzovu ne akayitubwiye ko ne mukuru isaho ni iki Nzovu isaho ni iki isaho genzi ko hari ibyo bajya bavuga ngo mbere yuko umugore agiye kujya kubyara nimba za n'isaho nimba isaho se kandi bavuga ngo subiza amerwe mu isaho ariko nanone iyo umugore agiye kubyara hari ibintu by'uruzi ruza birenda kwitirana na gutya so guys noneho tubahaye ikaze n'ubu tugarukanye Nzovu urumva ntiyajya bakwita chef muki mu cyongereza bakwita chef Elifet cyangwa Elifa aha guys nkuko rero mwavuze ngo umwakunze Nzovu ngo wakoze subscribe kwera Nzovu hari n'uwambajije ngo ngo ntabwo nabuze ibintu mubaza barasi nakubajira warambajije umutwe urashyuha yani nge naburaga ibyo ngusubiza nkicishike okay none umwo wabajije ngo nabuze ibintu mubaza uyu munsi no tugiye kubaza nawe tumubariza kandi tunamubwira gukomeza gukora subscribe kuko buri muntu wese ukoze comment na umugani wawe nakuteye comment ko gukora comment ntabwo abantu bakora comment batera comment abagukunze uko byagenda kose buriya n'ubwo yakubwira nabi akaza gutuka agira ikireka ibintu byawe aba yabirebye aba yabiha agaciro ahubwo we aguha courage yo gukora nyine ko buriya abantu twanga ukuri umuntu akakubwira ati wenda bino bintu ntabwo biri kugenda gutya gute n'ukuntu byumva ariko nawe wishize mu nyura ubwenge ukareba aryo usanga koko ari mu dukosa ukaba wadukosora ko ntabwo washimisha abantu bose ugomba kugerageza bose ukagira iki ukaba balancinga Nzovu iyo wumvishe ku balancinga wumva ari nk'iki balancinga iyo ndumva ku balancinga ndumva ni hagati na hagati hagati na hagati rega Nzovu azi ubwenge ari udusubiza nkavuga ngo wi nkavuga cyane okay noneho tubahaye ikaze kuri Obey TV ubu ngubu niho muzajya mubona ibi biganiro byinshi bigiye bitandukanye harimo guteka buriya cyane twibanda mu gutestinga ibiryo mu gutestinga guteka ibiryo twebwe ntabwo turi abashefu babigize umwuga kandi tubatekera bigiye binyuranyije ngo nimba ubushize twabokereje inkoko utadushobora guteka inyama z'inka tugateka agasamake ubutaha rero burya n'abakunda imvange cyangwa tukabatekera n'ipirawo mbese tujya duteka ibiryo bigiye bitandukanye okay Nzovu tuguhaye ikaze kuri Obey TV murakoze kuri Obey TV Obey TV ndumva ntabwo nkiri umushyitsi kuri YouTube channel ndi umusangwa abakunzi bacu turabakunda icyo tubasabye no
gukora share na comment, mutibagire gukora kuri yanzogera, natwe tuba tugerageza tubahe ibyiza, tubatekera ibiryo biryoshye, kandi n'umuntu uzumva ashaka kubiryaho rwose ni karibu. Twebwe ntabwo burya ukuboko gutanze niko kwakira. Waza Nzovu nkagutekera ukumva ibiryo by'umuntu wigeze gukora akazi ko mu rugo, ariko nsigaye ndi chef cuisinier Elephant. Ubwo rwose ni karibu, ndi kumwe na sister wanjye. Reka tumwintroduce. Sivye ko nubwo na sister wanjye mukangeza navuga ngo yambomoza. Wabomoza musaza we koko? Kwaba mukora amahano. Oya, niwe waruvuze ngo wambomora, ndakwaza Nzovu wambomora. Kirazira rwose. Ngewe cyane najyaga njya mu rugo kubera ko inzu y'iwacu yari ntoya, naryamana na mushiki wanjye, umwe akaryama acuramye. Kubera iki? Umutwe uri hariya, umutwe uwundi uri mu marambi. Kubera iki mwacuramaga none? Iki mwacuramaga so? Mfasha. Buriya ababyeyi nabo babazi ubwenge, ubwo ze umushiki wawe buriya mucura umwacuramye mukaryama gutya, umutwe ukaza hano. Urabona umutwe umwe uri hano, amaguru waryamye gutya aza ku mutwe wa wundi. Dusobanure neza. Iyo muza kuryama neza nk'uko abantu baryama, byari kugenda gute nyine? Urumva ikibazo mushiki wawe? Mushiki wawe muri iyi minsi nta bantu bigeze kumva babomoranye se? Bavukana se? Ahubwo harimo n'abashakanye, ngo kugira ngo imitungo yabo itazajya mu kumana n'abazimu. Gene usabe baho Nzovu. So guys, reka duhere rero ikaze na Dada. Okay, reka ndeke kuvuga. Wowe ivuge nawe kugira ngo My name is Dada. Ntisanzwe. Tubicana n'ubwa mbere ra? N'ubwa mbere yijeho. N'ubwa mbere yijeho. Naje nyine Muranzi nitwa Dada, naje gusura Nzovu kuri channel ya Obey TV. Naje kureba ko channel ya Bigabura. Kandi itagabura ndabivuga. None twebwe twavuze yuko tuba tugiye igihe cyo guteka, tukagira n'igihe cy'ibiganiro. Ariko none kukingiye mwamamagaye mu biganiro. Ariko iyi tubicanira Gabura ibiryo turabifite. Nze nkugaburira. Nta munsi bigeze bibura. Ntabwo twe none se ibintu mu byo muteka birimo koko? Ariko burya ibyo usanganye urugo tubicano ugomba kubifata ukaza. Ntugira ikibazo. Ibiryo biraharisha. None se ibi bintu wabivangira mu nda bikagenda gute? Byehore byose se ntibirya mu nda. Utazagenda mudusebya, ushobora kuza tutatetse, ariko hari n'ibindi twakiriza abashyitsi. Bimuterekeho. Bimuterekeho bimuhereza bifate. Maze ngo YouTube channel mutazagenda mudusebya. Nzovu ngo Obey TV ntigabura. Oya Nzovu uri umuntu. Kamba urumbwira uvanze ibintu mu nda ikintu cyavamo. Oya kireka nimbugira irya kimwe. Njye kigese kubimaye byose. Ni ngombwa kubimare. Ariko bwije ko ni ngombwa kubimare. Nasubira igikihe koko. None subira ubundi ukabivanga mu nda wabiki. Cyane ry'umugati basi. Umugati uriye no ku kigori. Urumva nabivanga koko. Umugati vamo breba. Kigori nicyo cyane. Muwo umugati vamo breba. Mbega Nzovu cyane akubwiye umugati ni breba. Nani ikigori ni breba, ubwo umugati. Fata ikigori usige ku mugati. Cyane ivungure yisiremo. Nzovu uyu Dada nkuko yibwiye abantu, sibyo? Umufana wawe afite ibibazo byinshi agomba kukubaza. Urumva akantu kose ngukoze aragakurikirana, urumva ahantu kandi kiza none uranamwakiriye kanange ngufashe utazagira ngo wenda ngo n'ikiri kintu kuko ugomba gusangira n'umushyitsi gatoya. Tubi Imana yihaye ibyo kurya amuzinja mu rugo ngo kandi no muri frigo birimo. No muri frigo birimo. Nimba ushaka no gusiga urusenda utubwire. Okay. Nzovu uyu munsi noneho wambaye umupira w'Amavubi. Reka mbere ko tujya ku bibazo bya Dada ari buze kukubaza, sibyo? Reka noneho tujye ku byanye ndi bukubaze. Uyu munsi wambaye umupira w'Amavubi. Uyu munsi Amavubi arakina n'ihe kipe? Turakina n'ikipe bita Leicester.
Eh? Leston. Resto ni yahe? Niyo muri Afurika. Niyo muri Afurika. Icyo gihugu urakizi? Ntabwo. Dada icyo gihugu urakizi? ntacyo nzi niyo kipe nayo nzi. Bakubwo wenda ubwo sinzi igihugu ikore ibamo. Ariko iyakina n'Amavubi uyu munsi saa 12. Twari twatsinzwe na Nigeria ariko turagerageza uko byakabaye dutsinde kugira ngo dukomeze tugire amanota 10. Nzovu nk'umuhanga mu bya prediction. Bisubiremo nk'umuhanga mu bya prediction. Uri uvuga prediction urumva ari nk'iki? Yego. Umuhanga mu bya prediction. Ni nko kugereranya cyangwa kuvuga iti nimba Amavubi agiye gukina Leston match rangira bimeze bite. Nzovu ko sigaye afite ubwenge muri minsi. Nzovu afite ubwenge narumiwe. Muri iyi minsi okay mani bigeze kubaza urumva ngo ubundi uyu gute sizi ikibazo yakubajije kandi nawe ziri kucyumva mu kanya arimo aravuga ngo imbere yanjye hari abantu 30 n'inko 30 ngo gusubiza ngo igiye gusubiza ngo byageze izo kuntu yabikubajije ahubwo nanjye nicyo kibazo nashaka kukibuza ko nzakibaza Nzovu yagiye nko gutya bamaze ibibazo Nzovu bamaze kubazwa wagira ngo arabazwa pe. Ndovuze ko rusha ibibazo byose bakubajije buri bisubiza bitekerejeho. No kugerageza. Ese ubundi kuki ukunda gusubiza ibintu batakubajije? Kuki ukunda gusubiza? Hagiye naye byagucanga. Ahubwo mani yakubajije ngo ubundi mu buzima bwawe ujya uhakana ikintu utakizi. Ntabwo yakihaka. Nahakana gute se? Pfa kwema nkanavuga n'ibitariho. Kukebera n'ibitariho. Nabyo byiza bura mu ishuri bashaka kuguha nk'ikizamini cyo kugera ariko ugapfa gufinduza nubwo cyagucanze ugapfa hari ukigwaho. Ariko nibyo ratanze ubu no mu ishuri wabonaga byakuyobeye ukahita ucuzingamo ikibonye ugapfa gusubiza. Uyu mugati se kutamaze. Nacyo reka noneho dukomeze Nzovu ubwo nk'umuhanga reka tukwita umuhanga mu bya prediction ko n'ubushize waravuze ngo Amavubi ngazajya ngo mu gikombe cy'isi ngaruka utakiriho ngo abuzukuru bawe nabana bayarya abana bawe. Nubwo ninavuze yuko turi butsinde igitego kimwe ariko natekereje Nigeria ijya yitabira igikombe cy'isi ikagera gute ifite abakinnyi bakomeye kuko bura turaza kuyatsinda. Ngiye numvaga kuko ni kwa kundi umuntu yihakanya bugabo ngiye navuze ko Amavubi yatsinda 1-0 ariko nyuma nza kubitekereza rwose. Wari wabivumbuye ko turi butahire 2-0. Nawe ntabwo nari navumbuye ko iriya kipe dutsinda mu byanjye numvaga ko iyo dutsinde bitewe nawe ari abakinnyi ukuntu bakomeye ba Nigeria ariko uyu munsi ho turatsinda kuko byanze bikunze turatsinda kugira ngo dukomeze tugire amahirwe yo gusatira umwanya wa mbere kandi duva mu gikombe cy'isi hazajyamo ikipe ya mbere ahandi. Nzovu noneho ugereranyije urumva ugereranyije uyu munsi urumva ugereranyije uyu munsi Amavubi aratsinda iriya kipe ibitego bingahe? Nabwo aratsinda 1-0. Amavubi aratsinda igitego 1-0. Nzovu. Okay. Ibyo bintu bibaye reka nkubwire. Tamenya ko. Okay, none urumva ndi mu kiganiro man. Noneho urumva nka kuriya. Ndaguhamagara mu kanya. Ni mama Queen? Oya mama Queen ntaho. Mujyama ko byitoza kubigarukaho mu kanya neza nibibazo wagiranye nawe. Urumva uvuze ko Amavubi ari butsinde ira 1-0. Nzovu noneho abantu iriya kipe yangane gufashe pe. Imfashe urajya kwifana urabona aho amasaha agira kandi ndagerageza najyayo cyangwa singeyo. Urata wasanga buzuye kandi bagendera ku murongo kandi bashobora no kugucaho. Urabona mu mujyi wa Kigali wongeye nanone kubwira abaturage bo mu mirenge babashyiraho amabisi batwara urumva nabwo huzuye. Bahereye mu gitondo bajyayo. Huzuye nanone. Okay, Nzovu nacyo reka twigarukire no kubuzima busanzwe. Ejo bundi ubwo duherukana waje hano umutwe wawe wakomeretse. Dore no bafite ibisebe ahubwo nanjye kumubaza afite ibisebe byinshi. Ufite ibisebe. Wongeye urarwana? Noya n'iby'ubushize. Iby'ubushize. Yarwanye.
mva dada ngabe mubaza ibibazo byose wumva ushaka njye naraza kujya mu makwini wararwanye njyewe njye se nkunda kurwana mana ntabwo nkunda kurwana urabona ni hariho nk'igihe abantu bashaka kuntangira mu nzira bakankubita nkakomeza nkigendera ariko mana bamwe nk'abarega mu buyobozi bakagukubita nta kintu ukoze byahe bakananigagura ahubwo bakanyambura telefone none se mu makwini fone yawe yarayigusubije tukiri aho ariya mperuka nta telefone mfite uheruka nta telefone ufite mu makwini ngo yakwatse yarayinshubije ngo bahuriye mu nzira ngo aramukubita niba bamugize gutyo aroma amuramwambura fone amafaranga yo yaragusubije oya arumva umuntu yaruka amafaranga yaratwaye ubwo mbega mu buzima buzanzwe mu makwini ntabwo ajyaruka yayatwaye ntiyagusubiza none se mwahise mwongera murasubirana kuko warahiye hano warahiye njyewe nagerageje kubibwira abayobozi bamwaka telefoni arayimpa ariko amafaranga yarayagumana yaragarutse muri akayitse yaratuyemo baramwirukanye yagiye ahandi Nzovu nitwongera kubana mu makwini wowe vugira ahangaha imbere y'abantu bagukunda banagukurikirana ntimwongera kumbona mu makwini cyangwa mukumva mvuze zitori za mu makwini bizagende gusa enda story za mu makwini wasivuga bitewe n'ibyo baragukoreye mbere nyine uyo ukazivuga zabaye muri icyo gihe nyine ariko mu makwini sinye kumwe nawe na story ziwe ntazo nzongera kuzamvuga mwarakundanaga gukundana indangamirwa mwakundana ntabwo mwakundana nuko akundana n'umukobwa nkawe vraiment wakundana n'ikihebe basaba banyemera mbwira se mubwire ngaho mubwire banyemera nzavuga nakwemera nuko nanjye nakwemera nuko ngo mpakabira neza kugira ngo wemere umuntu bigaragara imbere ya kamera bigaragara wahita tukaza kubikorera inyuma ya kamera twiteza abantu numva hano uba weretse abantu ko unkunda no mu makwini ntiyongere gutushanzaho nawe abasore bagukunda abasore nasa ko udafite umusore mukundana nawe mfite Nzovu nukuri ndarahiye nzi ko kibanze gukama akabizo se ngaho kamuhere mwemere abusema makwini abibonye twaza baramuzira kangu ahubwo niho wabumwemeje yuko Nzovu yahindutse yagiye mu bindi bintu mbega tuzongera no kujya mu ndangamirwe reka nkubwire twe turaza kubikora inyuma ya kamera kamuhe kwita amabasi urwa nta rukundo ruba ruri urukundo utazereka abantu isi yose ngo ibibone oya nukuri ruri mu nase ubukuba twicanye hano sidukundana n'ifunguro nakuzima ni wariyanze ntabwo naryanze ryo kuri icyo kigori imbere ikigori cyawe wariye ku bintu byose ngaho dada mubaze ibibazo byose ushaka sibyo kuko Nzovu uyu mukobwa sibyo aragukurikirana akantu kandi mbona aka gato hano ngiye ntamenye aka ngaka ko hasi icyo hejuru no ngiye ntamenye mfite urumva Nzovu uyu mukobwa aragukurikirana aragufana mbega tuvuge ko agufite ibibazo bigiramo muri ibibazo 50 urumva byose ugiye kwimubazo uhawe uburenganzira bwo kwimubaza mu gihe kitarenze iminota 5 yabibona se ndabibona Nzovu icyambere ariko cyambere bawitonze mpano muri kintu kibagize oya kino kibagize kandi akora ariko kariyo uzi ko waje kwangiza ibyo mu rugo rwacu oya ntabwo naje kwangiza ndimo ndagira nde kugikuramo n'ibibazo dada ngaho sigara ubaza Nzovu urumva mubaze ibibazo byose wumva ushaka nanjye bikanze birakura amenyo birakomera dada ngaho dutangire tangira ku kibazo cya mbere ubaze Nzovu nangire kanze ikibazo cya mbere ngiye kubaza Nzovu tubizo wamenye itana mu makwini mwamenye muto umunsi wa mbere ngeze mu karitsiye habamo nkima kwabona inzu twamenyanye ntabwo bigoye dutahaniwe mba ndamubomo ya kambere umunsi wa mbere shaka mushyitsi ibigoye tukuzimaniye ndabirabona ujya gukuraho amazi umwevome hariya
nongeye kuyavana ndabizi hano udafite amenyo mbega ibigori birakomeye inzovu ararwaye inzoka ni ukuri kw'Imana agiye kurenzaho amazi kuri bino bigori kwita ibigori birakomeye birakomeye ararwaye inzoka usanze atari ibintu by'abantu b'imyaka yacu iby'abana bato inzovu si ubu afite imyaka myinshi kaza kubwira imyaka afite iyo umukozi wabitetse ntabwo inzovu yarabituje najyaga mureba kera akinana na ba nyina wa mbogo cyangwa niko koroshye inzovu ugeze imyaka ingahe kugira ngo nyivuge imbere ya kamera bazanyandura bazakwangira abantu bakwanga ko dukunda abasaza subizi ko dukunda abantu bakuru reka nimba yo uzanyikundira umva niyo ntakunda na bagenzi banjye ntabwo bakwanga ukuze erega banga abana batoya mwese abasaza mubakunze iki mubura gukunda urubyiruko abasore mugakunda ibisaza dukunda ibisaza mubikundira iki nanjye simbaza icyo babikundira ubu nayo nari ngendeye mu ibibazo byose wamubaje byanjye ntabwo ndabirangiza rega nzove anca birangiye komeza maze ariko njyewe ntabwo ndi umusaza abona abasaza baba bafite imvi nta mvi mfite nta mvu ufite nzovu ni uko wateye kanto bamutere black shampoo none ariko cyangwa nta mvu afite nzovu twereke bashyizeho black aya nta mvi njye ndacyari umwana ni mwana duze impamvu n'ubwanwa usigaye bwogosha bugira ariko hari umuntu waduhaye amakuru ngo impamvu usigaye wogosha ubwanwa ngo wabonye ngo ikizungereza ngo kikubwira ngo ujye ubwogosha ubwanwa gifasha kugusoma nyine ngo mu bwanwa n'uyu nguyu ni iki bega ni iki ngiki bavugaga nzovu zigusomana wakweshye gatozi ukansoma bahita uncisha mu nyinya eko nzovu ubu aguhaye akubwiye ngo nsoma wamusoma yewe abimpera uburenganzira nkakubwira ati nzovu nsoma rwose gusoma umuntu ataguhaye uburenganzira nanakuruma reka oya ahubwo banagufunga bagufunga uba umuhohoteye dada izo nzovu bari bafungwaho aya dada karame ku myaka yawe ufite nzova akubwiye ngo aragukunda ibyanya by'umubera umugore wamubera umugore byaterwa n'iki aho kuri kwihutira kubaza umva ikintu cyabitera abaye ruseriye ntayo namubera umugore wamubera umugore ubihagazeho ntiwagendera ko ndi umukene cyangwa oya udafite amafaranga ko ibyo byakunda yesu we mana patira mwana mutagatifu ngo se ariko waba ukunze amafaranga ntiwaba ukunze umuntu nabakunze wowe wari ufite n'amafaranga ariko reka nkubwire umuntu ugomba kumukunda ukamukundira nimba ari umukene ukamukundira ubukene bwe mukabana ahubwo y'amafaranga mukayashaka muri kumwe ubwo se nzovu mbabara mbwire wowe umva nakuze ndi umufana wawe pe umva reba igihe wakoreye nk'ubu ngubu wakaba bafite nk'itaje numva naza ni nkaho n'ubundi nawe ngiye kuyashaka njyenyine nzovu nawe ngiye kuyashaka njyenyine wajya uyabona n'undi ukajya mu ndangamirwa kandi umfite reka nkubwire wa mukobwa njyewe urabizi ndi mukunda kuruta uranduta pe nuramuka ukundanye n'umuntu bitewe n'amafaranga uzaba ukunze amafaranga kuko ayo mafaranga ntamuka ashize uzamuta uzahita umutaba wigenda wishakira abandi bagabo bayafite wese ukunda umugore ukigendeye ku cyo njyewe ntureba nkunda umugore umfitiye urukundo nubwo yaba ari umukene adafite amafaranga twabana mwabana ariko nzovu ntabwo wigeze na rimwe ubana n'umugore mu nzu yewe twarabana mwarabanye mwapfuye iki kintu cya danje mwapfuye cyatumye mugateka njye kwibana nawe njyewe cy'umugore wanjye twapfuye dufitanye abana bane abana bane ni njyewe wabitewe mwikundiraga kwijya muri buwate kubyina nkageza mu gitondo yawe nibyo rero nanjye nanga ibyo ngibyo nabivuze ngo wajya ujya mu ndangamirwa ukansiga nambona nzoga asa nk'umuntu utanyurwa bitewe yuko indangamirwa zaba zansenyeye bwa mbere ngize amahirwe nkabona undi mugore ntabwo nakongera kuzisubiramo ntabwo wazisubiramo duhana amasezerano nzovu nzovu reka tuvuge uvuze ko agiye muri buwate sibyo muri buwate ni iki kintu cyiza wabonyemo umunsi bwa mbere wajyagamo cyiza muri buwate nabonaga
ukuntu abahungu n'abakobwa baceza nkabonamo ya matara amurika agahindura umuntu ugasanga nimba ari umuntu ufite imyaka 60 ubonye afite nk'imyaka nka 15 nka 15 ntabwo ugeze ubana indangamirwa muri boîte indangamirwa nabonyemo ntabwo ugeze uyivanamo nyine ngo uyikureyo nyine uyitaha imwe se ebyiri se mbega wajyaga muri boîte ujya kurebamo indangamirwa ngiye kubyina ariko nabona umukobwa nashimye hahita mucyura ibyo nibyo byatumye nsenya rero mubaza ikibazo agiye kumubaza wamucyuraga ku mugore wawe Nzovu mana yanjye ntabwo namucyuraga ku mugore wanjye rimwe na rimwe nakodeshaga lodge cyangwa ubundi nkamusanga aho akodesha kirananiye Nzovu reka nkubwire reka nkubaze si waguze indangamirwa nyinshi hari indangamirwa yaguca amafaranga ukavuga ati aya ndayavuze igendere pe anca amafaranga menshi se ati urampaye ngaya ubona atetaga wese yancaga narayamuhaga twagendaga tubihuza tukajya kuri finali ayo nciye ya nyuma nkayamuha none se niba atari ibanga amafaranga menshi uvuga ati amafaranga ni menshi naguze indangamirwa pe amafaranga rwose agarutse ntabwo nakongera kuyata ku ndangamirwa nangahe ayo mafaranga iyo nyabonye se nyine bundi vuga amafaranga menshi waguze indangamirwa mu nyine aravuze ngo amafaranga watanze menshi ni 10 nzavura nubeshye ni 10 nawe wahaye 30 uriya nahaye 30 ntabwo ari indangamirwa yakoraga mu kabari ntabwo yicuruzaga arumva ngo ngo yakora ngo wahaye boss we 5 namuhaye 5 ndamujyana nyuma ashiduka tuyamanye mu gitondo asuye kwa boss bahita bamwirukana we namuhaye 30 ariko we ntabwo ari indangamirwa ntabwo ari wa muntu utega ubwo muri make 30 ntabwo ari yo kumugura 30 kandi ngiye namuhaye yarambwiye ngo banyirukanye nawe namuhaye we nta nubwo yigeze anca amafaranga nawe namwihereye gusa yuko bamwirukanye ku kazi njyana n'umutima mwiza hata none se nyine 10 niyo mafaranga menshi wahaye indangamirwa nyivanye muri Agence Pub yemera kwa Desire yego niyo wahaye ayo ngaho 10 urayitaha amake yaso mugasa amake nanga cyatanu kusetse ndumvize ko ari make wowe ugiye guca waca miliyoni nzovuga icyatasha nzovuri kubeshya ndabeshya se tureka ibinyoma hano Nzovu nta mukobwa wagwe cyatanu barahari mwana ituri mwe so kurara ni ituri mwe gusa akahita yigendera ukamuha 5 wa make okay kuva igihe watangiye kugurira indangamirwa iya make waguze ni 5 nayo munsi yawe ugeze ugura ntayo aryo uvuze ko umaze igihe kingana gute mu ndangamirwa ariko muri imisi nazivuyemo nyine umaze imyaka ingahe mu ndangamirwa icyo kintu nshatse kuvuga katwumve guhera 2 kangahe katwumve 2 kabiri 3 harimo nk'imyaka 20 23 okay Nzovu uri mu ndangamirwa none se Nzovu ndangamirwa ikagukubita ariko icyo zikora gusa icyo zikora no kugukebesha inzembe no kugira gute nose ubwo wazigize ute kucyo zisubiramo kandi zabikoze abayazikoze iki kugeza ariko impamvu mbere ntizajyaga zinkutsa zitangiye kumubita vuba ariko nabwo narazihagaritse ubu Nzovu ubu ubonye umugore cyangwa nkanjye tubanye wahita uva mu ndangamirwa sinzongeye kuzikubonamo nshagira vuba se muri iyi minsi nshaka amafaranga ngura ibikoresho se ugira ko nabonye nawe ngo ukunda ibyiza da okay ariko nawe tukugarutseho urumva wavuze ngo Nzovu wamukunda afite amafaranga icyo kintu si ubwa mbere ukivuze sibyo icyo kintu si ubwa mbere ukivuze oya nyine n'ubuzima busanzwe turaziranye wowe sibyo amafaranga turaziranye kandi no kwanguga mbanza rivuze
Oya. wowe ukunda umuntu ntabwo wakunda umuntu udafite amafaranga oya mba nivugira no kuri wavugisha ukuri kuvugisha ukuri kuko reka ngiye nkugira inama ntuzakunda umuntu yuko afite amafaranga ntabwo nkunda amafaranga ni ni umushyitsi ukuri. amafaranga ashobora kwigendera ndabizi rata mu gakino amafaranga ni umushyitsi ntabwo nkunda amafaranga nyine amafaranga ni inyongera urebye nyine ni nk'ikisuba ni nk'akarungo nyine ubwo bivuze ko mbega aramutse ubana n'umuntu akaba amafaranga akamushirana wamuta ukigendera wapi ntabwo namuta pe okay tugana ku musozo baza Nzovu ibibazo bitatu nanjye kugira ngo maze ibindi bitatu te dusoza Nzovu mubaze ibibazo bitatu nta kibazo reka mbere ku cya mbere uramutse wumva reka nkubaze ikindi cyo nanjye kubaza reka nyirenge wakibaze nke reka nkubaze mba ari cya ukunda kibazo abakobwa bameze bate cyangwa iyo ugiye kugura indangamirwa urebera ku ngiye ki nkunda umukobwa urabona ngiye ndi mugufiya nkunda umukobwa muremure mwiza utabyibushye cyane uringaniye nicyo kintu ugenda mbese ugiye kugura indangamirwa urugero nkawe usibe ko nabonye ufite ikibuno cyo kuba ntabwo napfa kukwemera kubera iki nakunda ikibuno ufite ikibuno kinini ntabwo ubwo icyo utagikunda Oya. ese ntabwo ukunda ikibuno Nzovu niwe mugabo wenyine numvishe mu Rwanda udakunda ikibuno Oya, ikibuno kinini nacyo ntabwo ari cyiza ese ubu ngenda akabije ariko mbega Nzovu muri cyaro ikira uragifite uragifite ufite nyashi pepe ni ukuri ntabwo nkabije Nzovu nk'uko uri gushaka kubivuga aha uza guhaguruka kamera kakizuminga neza nahaguruka twere ntabwo nahaguruka Haguruka. yewe niyo pikije ya meka ntabwo nahaguruka wagusuka twereka ntabwo nahaguruka ntabwo ariko Nzovu ntabwo abeshye bakereka Nzovu ari abantu. gukabya wenda usibye wenda ko wenda afite ikintu yagitinya ariko ntabwo Nzovu urakabije ntacyo Okay, mubaze icya kabiri. ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri ese ibibazo ko byanshiranye kandi byagushiranye Nzovu noneho ndagira ngo umare abantu amatsiko ikibazo cya mbere bakubajije barabajije ati Nzovu ibiriya bintu watetse wabyikuriye mu mutwe ubiteka kuriya wabajije icyo kibazo reka musubize nabikuye mu mutwe wanjye mbiteka kuriya undi yarabajije ngo noneho ni iki kintu uzi guteka cyane nzi guteka cyane twavuze ko tubicano tubatekera ibiryo bitandukanye mutazatungurwa twabatekeye ubugari nkabusonga nkabuzamura tukabatekera n'agasombe rwose ntacyo tutazateka ubugari n'agasombe biraryoha cyangwa bakangira agasosi k'inyama ntacyo tuzatubatekera tuba tubakumbuza ibiryo bigiye bitandukanye n'ubunyobwa tuzabubatekera ntacyo ntazi guteka rwose n'ubunyobwa bw'abagande nzi kubuteka bwa bunyobwa buba bufashe neza burimo n'intoryi rwose tuba tugira tubahinduranya ukunda kurya iki kintu ukunda kurya ngewe ibiryo byose waba ufite ntabirya yaba ibijumba yaba imyumbati iki kintu utarya se bazi uvuga ati iki kintu sinya nkirya pe icyo ntarya cyarananiye ibikoro urabizi ibikoro ni ibintu binini cyane oya bimeze nk'amateke biba bimeze nk'amateke ariko iyo ugihase gisa nk'ikinyereraho bukeya ushaka ibintu kayote oya kayote nawe ariko uba mu kihe gihugu hano uba he hano hano wese turabana oya nako muri iki gihugu nacyo kuvuga ngo uba hano muri iki gihugu ubu yaragiye kunsenyera Nzovu bari kuvuga ngo uba mu gihugu cy'u Rwanda yenda ukavuga iti mba mu karere aka n'aka mu murenge w'Intore noneho ujye usubiza neza ubutaha utazansenyera ngo uba hano mbamo Nzovu si wowe mbere ubundi umubonye baranarizaga kabya ubwo se pike nimba afite undi mukobwa bakundana kandi ko azakurikirana iyi tubicano ubusubize se waje usanga hano twabanje mu biki ntiwumva ararushenyaga urugo ararusenya Nzovu umubonye kangaho uyu nguyu mubonye kangahe ni nimwe umubonye hano kandi hano uhaje inshuro zingahe umaze imyaka ingahe uhaje cyane nk'imyaka igeze hafi nk'itandatu itanu buryo uza hano Nzovu tumaranye imyaka 5 dukorana guhera muri Afrimax yego
ubwo urumva rero ugiye gusenya. Ihangane nabwo bamubwiye ngo ajye Ubwo dutembera. nimba afite fiance hanze, Nzova ikindi kibazo kimwe tukihuta bya fiance byo bijye bijyane kurande kugira ngo mutaza kunsenyera kuko arahari. Nzovu bakugize gavana w'umujyi wa Kigali wakora iki? Guverineri. Guverineri bavuga guverineri cyangwa bavuga uyobora umujyi wa Kigali? Gavana. Nyine gavana. Iyo bavuze gavana uba wumva ari nk'iki? Gavana. Guverineri. Ya gavana ni guverineri. Tuvuga neza kuki bavuga ngo intara z'u Rwanda nenye hiyongereho n'umujyi wa Kigali. Nese yitwa ntuza guverineri. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Yego. Ubwo bari kubaza ati bakugize umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Yego. Ngo hajya ngo wakora iki? Nakora iki? Shangiwe na iterambere ryihute. Oya iterambere ryihute. Icyo gihe kugira ngo umujyi use neza nagerageza kuwushyiramo ibikorwa remezo. Nibyo birimo. Ubwo nyine wowe reka mbikubaze neza noneho. Wowe urabona ukuntu umujyi umeze, ni nawo umujyi wa mbere buriya muri Afurika usa neza ku isuku. Yego. Ku isuku bivuga mu gutera imbere n'iki, niwo mujyi usa neza. Noneho bagushizeho none ahangaha kugize umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali, wakora iki usanze nyine bwa mbere nyine uvuga ati ubwo ngiye ikintu nakora ubona ko umujyi ubukeye nakoresha uko nshoboye n'abaturage bawubamo bakaba bakeye, ba bandi badakeye bafite amikoro makeya nkagerageza kubatera inkunga, mbambika, mbagurira imyenda, mbaha ibyo kurya, nabona byanze nkabavana mu mujyi wa Kigali bakareba ahandi bajya. kahita ubirukana Bakavamo hagasigara abandi bakeye. Icya kabiri uko utavuze ntabwo wabomora. Ntabwo wabomora. Nabomora ubona umuyobozi w'umujyi wa Kigali ukabomora. Cyoko ni inzu zazinzi zitameze neza nshaka ko nabwira abantu bakayabomora bakubaka inziza. Nta ruswa warya? Nta ruswa warya? Ruswa ntayo. Ruswa ntayo rwose. Reka nonanga tutwemeza ko uriwe, sibyo? Ndaje ndakubwiye ati Nzovu mfite ahantu ngiye kubaka, sibyo? Kandi ngiye kwashira etage, kandi etage ntago yemere kujya hariya muri butaka. Ariko wowe nk'umuyobozi ufite ubushobozi bwo kumcyangombwa ndagukubita miliyoni 2. Kandi muri minsi ufite agakrize wayanga? Oya, iki gihugu cyacu ntago kigendera kuri ruswa. Ngewe ruswa nayanga, nshaka kwirya ugasanga bamvanye ku mwanya n'indiho bakanyirukana. Bakakwirukana? Nzovorata n'ukuri. Cyokora nanone nk'abakobwa beza nk'abangaba nabaha akazi muri biro yanjye bakaba secretary. Tukwibye tukagucucura ukiyirukana ahubwo. Nk'abafunga. Ukadufunga se kandi ari abatuzanye Nzovu. Iyo wibye baragufunga nabwo nanjye nabafungisha cyangwa birukana. Twajya tukurya amafaranga. Hari ikibazo muyandiye nanjye nkababomora. Ese wabomora abakobwa bangahe ku munsi ko numva? Nzovu ku munsi mugani wabomora abakobwa bangahe? Ibizungerezi byose wakunze bitewe n'imbaraga mfite muri iki gihe ni umwe sinamurenza. Umwe? Ntabwo nkagenda mbahinduranya, uyu munsi nkabomora umwe, ejo nkabomora undi gutyo. Wigeze kugira imbaraga ku buryo wabomora abakobwa bane ku munsi? Kubera iki se? Nuwe munsi wabomoye abakobwa benshi? Wari wakoze iki? Wari wabaye iki? Njye ntabwo ndababomora, ntabwo njya mbomora abakobwa benshi. Kandi sinjya mpinduranya, akenshi ngumana umuntu umwe. Ariko wavuze ko yakanga ajya abikora? N'ubu musize Sodoma yasinze ameze nabi. Twaramaga turamubura. Nzovu wakoze kuza ahangaha no mu rugo, kwanza bate ngo wakoze kuza ahangaha ni mu rugo? Hano ni mu rugo. Ahubwo ndatangaye cyane aho uyu mukobwa yaravuze ngo abamo hano. Wabamo hano sinkumenye. Waba unamuzi? Ngasuza mushiki wa Linda ngo uza mu kiganiro. Ngwino usuza Nzovu. Ntabwo urumukumbuye? Nawe agenda akaburerega. Nzovu yaranyibagije. Turi gusoza umutima musoza. Unatere pisi kuri channel yanjye. Ni yawe?
aba iteye umugisha. umeze utenze vuba. Ni sawa. Ntabwo wari unkumbuye. Ngukumbuyemo bebe Umeze neza. gusa nawe wambariyemo ibiki ko ndeba Ndazanye amabuno. amabuno yaje n'imbere habyimbye ntabwo wagiye muri za gahunda cyokora urugo turaruzimanira dore ibigori ese mbi kurya ibigori reba ibintu banyakirije ibigori n'intusi. sawa ubwo turashoje Nzovu yambaye umupira mwiza. n'amavubi reka nabanza asuhuza abantuze bacu Wari wase ngo ni crash hano basuhuze bateri pisi tunasoza mari ngiye kangiye ku kigori ahubwo urumva urakuka amenyo ufite amenyo mazima nubwo ari kumenya byaraye. byaraye ariko nibigiza nyine biraryoshye nzovu ngagira rero ikintu ubwira abakunzi ba Obe TV tugende dusoze. Okay, abakunzi ba Bene TV ndabashohoje rwose Imana ikomeze ibarinde ubu cyane hari abaryamye bitewe n'imigabane baherereyeho ibitotsi byiza kandi n'abari mu kazi mukomeze mugire akazi keza ntakagaruka. Okay, turabashimira mwe mukomeje gukora subscribe namwe mukurikirana ibiganiro bya Obe TV. Dada nawe turi gusoza gira ikintu babwira tunasoza nzovu bahita nadusengera. nta kindi nabwo usibye gukora subscribe share na comment ndabakunda cyane ukomeze kudukurikirana tubahishe ibintu byiza cyane. Nzovu ngaho dusengera dusoze. nta muntu usenga ari kurya arabanza akamira Mana ishobora byose Mana icyubahiro ni icyawe Mana nkweretse abareba YouTube channel Oben TV show Ibayita Obey TV show ukomeze Mana ubarinde aho abandi baburiye bagira icyo baronka kandi nabo iyo bagize icyo baronka bagiye baduha kuko akaboko gatanga niko kakira. Nkweretse tubicana Mana nkweretse n'umuyobozi wayo nkweretse n'abashyitsi bajye baza muri urugo barugenderamo bakaburiye icyo bareba nanjye ndugezemo ndimo kurya umugati nguyu ndimo kuwutamira hari ibigori tuba tunabatekera agafi inyama rwose ariko nanone simbabwiye ngo muze muza kuko mwumva ko dufite ibyo kurya mujye muza hari impamvu mwatugendere mbigusabye kubwaza Kristo umwami wacu amen.